Mwiriwe, twongeye kubasuhuza kandi twongera kubaha ikaze ku muyoboro wacu mushya wa YouTube witwa The Economic Updates. Ni umuyoboro ukugezaho updates zijyanye n'amakuru y'ubukungu muri rusange, amakuru atandukanye, amakuru akubwira uko ibintu bimeze ku masoko ndetse akanakubwira ibyo ugomba gukora kugira ngo imihindagurikire y'ubukungu ye kukugiraho ingaruka cyane. Ku buryo ushobora gusigara usanga n'ubuzima bigoye. So muri kumwe na Pacifique, niwe Twitter wawe, niwe ukubwira uko bimeze, ni nawe ndetse nzajya mpora mu cyumba kiganiro akubwira iby'ibanze ku bukungu ndetse icyahindutse, icyo bisobanuye ku buzima bwawe, ko ugomba guhindura imyitwarire, imikoreshereze y'amafaranga n'ibindi. So tuzajya tubana muri kino gihe cy'iminota mike dutangana cyangwa se duhana updates ndetse tunungurana ibitekerezo ku makuru atandukanye y'ubukungu. Reka uyu munsi mbabwire ko ingingo dufite kuri gahunda yacu ni ukuza kubagezaho amakuru y'ingenzi kubera n'ibijyanye n'ihinduka ry'ibiciro. Uyu munsi urimo aca ku muntu wese ukumva aravuga ko amafaranga yabuze, abakiriya ntabo, amafaranga yarabuze, amafaranga nta kintu akigura. Ariko se bisobanuye iki ku muntu usanzwe? Bisobanuye iki ku bukungu bw'igihugu? Ese bihagaze bite? Reka tuganire kuri iki kintu. Mu minsi yashize ni raporo yasohotse tariki 10/5/2026. Ikigo cy'igihugu cy'ibashamibare cyasohoye raporo igaragaza ko ibiciro mu mwaka turimo mu kwezi kwa gatanu byazamutseho kugera kuri 3%. Wagereranya na raporo yaherutse mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, ukabona ko ibiciro byongereyeho hafi 4.2 kubera ko byavuye ku 9.2 bikajya ku 13%. Ubu ngubu umuntu agiye kubara imyaka ishize igihugu cy'u Rwanda kidashobora kugera izamuka ry'ibiciro cy'ito inflation kuri uru rwego. Ni imyaka myinshi, hashize imyaka myinshi igihugu cyacu nk'u Rwanda kidashobora kugira inflation iri mu kita 2 cyangwa se mu iri inflation iri mu mibare ibiri, bigaragaza ko mu by'ukuri hari ikibazo gikomeye tugomba kwitaho. Ubusanzwe abahanga mu by'ubukungu bavuga ko inflation nziza cyangwa se izamuka ry'ibiciro ryiza biba rikeneye mu bukungu bw'igihugu izamuka riri hagati ya 3 kugera ritarengeje 8%, kubera ko nanone dukeneye ko ibiciro bizamuka kugira ngo bitume abanyenganda babandi bakogiza buri munsi bakomeza gukora. Ariko bisobanuye iki iyo ibiciro bizamutse bikajya kuri 13%? Ndagira ngo hanga mbanze mbibutse ko iyo uvuze ko ibiciro bizamutse kuri iki kigero, ntabwo ari ibiciro by'ibintu byose, kuko hari ibintu usanga byarazamutse cyane ariko hari n'ibyo usanga bitarazamutse cyane. So iyi ngiyi ari impuzandengo cyangwa se kita moyenne y'izamuka ry'ibiciro muri rusange. Nk'uko mubizi, amakuru arakusanywa buri kwezi hanyuma akabanariza cyangwa se agasesengurwa ku rwego ibiciro bitandukanye bihuzwa kugira ngo mu by'ukuri tugire impuzandengo y'izamuka ry'ibiciro iri moyenne cyangwa se byose byagiye birebwaho no tukareba ni hehe duhagaze uyu munsi muri rusange. Ariko we ushobora gusanga ibyo byari kubyina kabiri bitewe n'ibyari byo, ariko muri rusange nuko bihagaze. Ubundi bisobanuye kuvuga ko inflation yazamutse cyangwa se izamuka ry'ibiciro rigeze ku 13%. Hano icyo bisobanuye ko ikintu wari bugure mu mwaka runaka amafaranga 100, nk'ubu mu Rwanda tuvuga ko icyo twita base ya cyangwa se umwaka fatizo ari 14. Bivuze ko ikintu ushobora kugura 14 amafaranga 100, ubu ngubu wakigura amafaranga 13. Ariko ni iki bisobanuye? Icyo bisobanuye ni uko ku muturage usanzwe amafaranga amwe yari afite atarahindutse, uyu munsi ntashobora kujya kugura ikintu kimwe n'icyo yagura muri cya gihe ngo akibone. Nicyo bivuze kuba inflation yazamutse, ibiciro byazamutse. So bisobanuye ko uyu muntu akeneye amafaranga menshi kugira ngo agure ikintu yaguraga muri cya gihe. Ari no tuvuga ngo kubaho byahenze. Kubera iki? Niba umuntu yakoraga 800 ku kwezi, bisobanuye ko uyu munsi wa none bishobora kuza kumugora kugira ngo abashe kwinjiza, abashe guhaha ibintu nk'ibyo ashobora guhaha mu gihe muri iki gihe uyu munsi n'ibyo ashobora guhaha mu kwezi kwashize. Bivuze ko nk'urugero twatanga, niba umuntu ashobora kwinjiza amafaranga 300 yarangiza akahaha ibintu akeneye byose, mu gihe inflation yageze ku 13%, bisobanuye ko uyu muntu ibintu ashobora amafaranga afite 300
uyashyize ku munzani in terms of capacity of purchasing, cyangwa se mu bushobozi bw'icyo amafaranga yagura, wasanga atagura ikintu kirengeje ibihumbi 235 cyangwa se 270. Bisobanuye ko icyo inflation ikora ituma amafaranga atagaciro muri make, tukagira amafaranga menshi cyangwa se amafaranga amwe, ariko ibyo ashobora kugura bikaba ari bikeya. Nagira ngo twiganire dusoza kuri iyi ngingo ya inflation yacu, ni iki bisobanuye ku muturage usanzwe. Ahari bitandukana, amakuru yanyu n'izamuka ry'ibiciro atandukana ku muntu bitewe n'icyiciro arimo naho ari. Uyu munsi biragoye gusobanura umuturage wo mu cyaro wihingira, wibera aho yahinze akarya, ko ibiciro yazamutse ngo byumve, yumve uburemere bifite ku bukungu ndetse no kuri we. Ariko dufite umuntu ubaho mu nzu akodesha, ugenda ateze cyangwa se atwara imodoka ariko inywa amavuta, umuntu ugomba kwishyurira abana ishuri, ugomba kubategera, ugomba kubagaburira yahashye ikintu cyose. Dufate nk'uwo muntu, uwo muntu uri kumva neza implication cyangwa se ingaruka z'izamuka ry'ibiciro uyu munsi ku masoko uburyo bimeze. Rero reka tujye koko mu byo umuntu yagombye kuba akora. Ese umuntu akora iki ko ibintu bisa nkaho byahindutse? Ngira ngo tubizi twese, mu minsi yashize banki nkuru y'igihugu, natwe tuzabiganiraho mu minsi iri imbere, yazamuye icyo twita urwunguko cyangwa se interest rate y'amafaranga iha amabanki y'ubucuruzi, kugira ngo nayo atangemo inguzanyo, iva kuri 7.25 yari iriho, yari yashyizeho mu kwezi kwa gatatu igihe ibiciro bizamuka kugera ku 9.2%. Uyu munsi ibiciro bya 13% nayo yongeye izamuraho rimwe yigira 8.25%. Ariko iyo ni imwe mu ngamba zo kugira ngo duhangane n'izamuka ry'ibiciro. Ariko se noneho twinjiyemo indani, ni iki noneho umuturage usanzwe agomba gukora? Amafaranga yawe ntiyahindutse, umushahara ni wa wundi, cyangwa se aho ukora ibyo ukora byose umusaruro ni wa wundi, ariko that the same income cannot buy you the same things you used to buy. Niki bisobanuye rero? Bisobanuye ko ugomba gukora ibintu bikurikira kugira ngo nawe ubashe gukopinga up cyangwa se kujyana n'ibihe tuba turimo. Icyambere, gabanya amafaranga atari ngombwa. Amafaranga atari ngombwa usohora agomba kugabanyuka kugira ngo ukomeze umentenye cyangwa se ukomeze ubayeho mu buzima agomba kubaho. Ugomba kwibanda ku kugura cyane ibintu ukeneye mbere y'uko ugura ibyo ushaka. Wigura ibyo ushaka, gura ibintu ukeneye. Tukaba tubibona ko hari igihe abantu bagura ibintu by pressure, ugasanga murahahira ibintu ariko kubera ko ari pressure. Napanze ko nzagurira umwana akagare agendaho, ukamugurira, ariko banza urebe ukuntu bimeze. Ubanza urebe, ese mo ndagura ikintu cy'ingenzi cyangwa ndagura ikintu kuko ngishaka? Ni ukugura ibyo umuntu akeneye kuruta ibyo ashaka muri iyi minsi turimo. Cyangwa tugomba gukora, tugomba nanone kugabanya imyidagaduro myinshi ihenze itari ngombwa. Ntabwo mu gihe cya inflation nk'iki ngiki, uretse n'umuntu giti cyarimo n'igihugu kirimo, twafanye tuvuga ngo ni ubwambere bigeze muri 2 digits, cyangwa se mu ubwambere bigeze aho tugira inflation iri mu mibare ibiri 13. Biri alarming, harimo impuruza. Bivuze ngo birakomeye. Ariko se bivuze iki? Icyo bisobanuye ahangaha ni uko ntabwo ukeneye gukora imyidagaduro myinshi itari ngombwa mu gihe uzi ko amafaranga winjiza atahindutse kandi uzi na situation iri ku masoko. Ikindi ni uko tugomba kwibanda ku kuzigama bifatika. Nubwo arya amafaranga mu kuzigama, ushaka gusanga amafaranga inyungu azakungukira cyangwa se uko inflation izamuka atagaciro, ariko ukeneye kureba, ese ntabwo nshobora kugira nzigama amafaranga ariko bizayagarura kuruta uko inflation ihagaze. Niba ushaka ko ahantu washyira amafaranga yawe akaba yakungukira nka 15% y'ibyo waba uri mu nyungu bitewe n'uko inflation iri kuri 13%, so ushobora kubona aho uzigama. Uretse n'icyo reko, kuzigama naho nta nyungu irimo, biragufasha ko mu gihe ibintu byazamutse ushobora gukopinga up, ushobora gukomeza kubaho mu buzima kandi ubona ko ushobora kubona kumentena standard imwe y'ubuzima wari urimo. Ikindi ni uko niba bishoboka washaka amafaranga yakungukira ava, niba ushaka kuyashora kugira ngo nabwo ubone andi mafaranga. Ikindi, twirinde amadeni adafite inyungu zifatika agiye kutuzanira. Usanga ugiye gusaba amafaranga kuri banki ariko nta kintu azabyara, nta kintu byamara. Usange hari ibyo ugiyemo kandi bitari ngombwa, mu by'ukuri nta kintu byamara. Inguzanyo muri iyi minsi zirinde. Ari nacyo ngira ngo banki nkuru y'igihugu iba yarakoze, ivuga ngo tugiye kuzamura repos interest cyangwa se ya nyungu tangiraho amafaranga, kugira ngo irebe ko abantu bagira gute, bacika intege kujya gushaka kuguza amafaranga no kugura ibitari ngombwa
hanyuma amafaranga muri circulation cyangwa se amafaranga mu baturage agire gute agabanyuke. So nicyo bivuze. Hanyuma ikindi ni uko tugomba gushaka andi masoko y'amafaranga. Niba ukora akazi ari umunyamushahara utaha saa 11, gerageza urebe ese niki nakora nyuma yo kumvuye muri kano kazi gishobora kongera kumbeshaho kugira ngo kize kuza kunganira income itahindutse nyamara ibiciro ari byinshi. Ikindi mushake ukuntu ugura ibintu ubona bimara igihe biramba mbere yuko bikomeza kuzamuka cyane. Ndategwa n'amakuru ahari natubona pressure ikomeza kuba nyinshi kuko ni rate yazarenga ko muzi ko ibibazo bihari ari ibibazo bya terrorism kandi bicira hanini ni harimo izi ngaruka z'intambara ya Iran ndetse na Amerika. So bivuze ngo niba itari yarangira ushobora expectinga ko bizinka kurushaho. Sibyo namwe izamutse kurushaho ukeneye kugira gute uzaba ukeneye gukopinga. Murakoze ngira ngo twaza grand songingo utaha.